Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Showbiz Today. Nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko ibihe byanyu byagenze neza, umunsi wanyu wagenze neza. Icyumweru cyashize mwakomeje kutwereka ko mwakunze ibiganiro twagiye tubagezaho, twaganiriye byinshi nkuko mwagiye mubyumva. Hanyuma muri seri tugiye tuganira n'abahanzi mu gutangira ibiganiro byacu. Uyu munsi reka tuganire ku bahanzi cyane cyane uburyo bashyira hanze za video, yewe n'icyo bagenda batanga kugira ngo video zabo zigere hanze. Impamvu dushaka kubaganiriza kuri iyi sije uyu munsi no kugira ngo mwumve imvune abahanzi bagira kugira ngo bashyire hanze za video mukunda aho muri aho ngaho iwanyu muzireba. Ese bisaba iki kugira ngo umuhanzi akore video? Ese ni izihe challenges bahura nazo? Ibyo nibyo tugiye kuganira n'abahanzi bamwe mu bashyize video hanze muri kino cyumweru kugira ngo namwe mwumve uko video zikorwa, mwumve icyo bibatwara, yewe mwumve n'impamvu mukwiye kubashyigikira no gukunda video abahanzi bacu baba bashyize hanze. Ibyo nibyo tuganira kuri uyu munsi. Hanyuma bibutsa ko mu cyumweru gitaha, guhera mu cyumweru gitaha turatangira iyindi forma y'ikiganiro aho twinjira cyane no mu bijyanye na analyse. Tuba turi kumwe n'abantu bakurikirana muzika hano iwacu mu Rwanda, tugende tuganira nabo ku bijyanye n'ibiba hano iwacu n'impamvu bikwiye guhinduka. Yewe ubwo nibyo tuzagenda dukurikiza mu cyumweru gitaha. Reka mbahe ikaze mu kiganiro cyacu kuri uno munsi. Nitwa Mike Karangwa, mukande subscribe kuri account ya YouTube yitwa Mike Karangwa TV. Nizeye ko mwese mwishimira ibyo dukomeza kugenda tubagezaho, yewe n'abamaze gukanda subscribe ndabashimira cyane muri rusange. Reka mu kanya gatoya dutangire ikiganiro ku buryo burambuye twakira abatumirwa bacu bo kuno munsi tugenda tuganira. Stay in touch. Reka dutangire ikiganiro cyacu ku buryo burambuye. Nizere ko nawe niba ugifungura inyakira amashusho yawe cyangwa se televiziyo yawe cyangwa se niba udukurikiye kuri YouTube Mike Karangwa TV, tugiye kuganira ku buryo burambuye. Mbibutse ko uyu munsi nababwiye ko tuganira ku bijyanye n'ama clip video, uburyo abahanzi bakora clip video, uburyo bazishyira hanze, icyo bisaba. Yewe turareba ku rwego rw'abahanzi, aba producer cyangwa se abazikora tuzabaganiraho mu gihe kiri imbere. Uyu munsi rero turaganira na abahanzi babiri, Syntex na M1 baherutse gushyira hanze video bise Bombastic. Turakomeza kugenda tureba, turaza no kuyireba ku buryo burambuye, turagira ngo tuganire nabo uko batangiye muzika yabo, icyo bibasaba gukora video, ese babona video bazikoze icyo bazitanzeho kigaruka. Nibo turi kumwe. M1 biteretse amakuru yawe na Syntex nawe turi kumwe hano kuri uno munsi, ariko ndabona amaze kuganguza, amaze kuba umusore cyane muri no minsi. Bari giki muri iyi minsi? Bari kumfata neza. Ninde uri kugufata neza se? Mama wanjye na papa. Mama ubuse umusore ungana nkawe uracyabana na mama na papa mu rugo cyangwa? Ntabwo tubana, ariko nyine ukisha mukajya kubareba. Rero iyo ugiye kumureba ari umaze igihe yenda utarya neza kubera akazi kenshi, hari nk'utuntu akugaburira tugahita tugusubizamo intungamubiri. Ni nk'uduki bakugaburira twamaze gusubizamo intungamubiri muri no minsi? Ni twinshi cyane, inkoko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukunda inkoko? Urarya cyane? Uburya nk'ibiro bingahe by'ibiryo? Ntabwo ndya ibiryo byinshi, ahubwo ndya ibiryo bifite intungamubiri. Intungamubiri. Ifunguro ukunda kurusha irindi ni irihe? Nkunda vegetables. Nakunda, usibye ko je mu byo nkunda cyane ni umuceri n'ibishyimbo. Umuceri cyane cyane? Ariko mama wanjye akunda kumpa inyama cyane. Nawe urazikunda ariko? Ntabwo njya nzikunda. Uravuze ngo wari kunyitaho, ngira ngo wenda washatse nk'umugore niwe uri kukwitaho muri no minsi cyangwa ufite? Ese ufite umugore urubatse? Oya, ntabwo nubatse igihe ntabwo kiri. Uri ingaragu? Ndacyari ingaragu. Ishakisha se cyangwa idashakisha? Oya, ntabwo nshakisha, ndacyari. Okay, nuvuga ngo ufite umufiance cyangwa umukopine wawe? Ya, mfite umukunzi. Ni umukunzi wawe? Ya, ni umukunzi. Niwe ukwitaho cyane? Ntabwo ari unyitaho biraho. Ariko wamaze kumbwira ngo yego? Oya, pwana. Nakubwiye umubyeyi. Oya, mu kanya warumbwiye nti niwe kwitaho, urambwira ngo yego. Kwari ukugora amakuru k'ururimi. Nuko dutangire rero mwana makuru. Nawe se ufite uri kukwitaho ninde muri no minsi? Ubu uri wiyitaho wowe? Ariko ko uzazwe uvuga cyane nkaba numvuga gahoro. Oya, mvuga cyane ariko nta kibazo. Kimwe mu bintu nabonye wahindutseho ni dreadlocks. Umuntu wagenda akora look igenda itandukanye, ubundi bakakubona ufite agasatsi gato. Ubu dread zawe zagutwaye igihe kingana gute? Ariko sifungure turebe. Dreadlocks ntabwo nta gihe kinini zitwaye. Nta gihe zagutwaye kuzishyiraho cyangwa nizo umuntu bakase bazitera? Oya, ntabwo ari izo bakase. Syntex ibyo ntibibahora? Ariko bijya bibaho, izo dread ziba ari iz'abantu, wasanga nyirazo yarapfuye.
wasanga nyirazo yarapfuye akaba atakizifite M1 the May 1st nizawe. Aha, hanyuma reka mbere kuri Syntex. Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'amavideo, uburyo abahanzi bashyira video hanze. Felicitation mwana amaze gushyira hanze video nziza ya Bombastic muri no minsi. Gashaka tuganire ku kijyanye na video. Ubundi kugira ngo umuhanzi ashyire hanze video bimusaba iki? Umuhanzi kugira ngo ashyire hanze video biterwa n'ingufu za management cyangwa se n'udafite management biterwa n'umuhati agira mu kazi. So urumva video ziragorana cyane, uriya video kuyitegura bimera nko gutegura ubukwe. So hari igihe bipfiramo aho ngaho video nisohoke. Buriya gutegura video k'umuhanzi ngo ayishyire hanze ni ikintu cy'amagaciro cyane, kuko ni ikintu gisaba imbaraga nyinshi cyane no guhuza kw'abantu benshi, kuko ntabwo ayikora wenyine. Reka duhe experience. Hari umuntu dukurikiye muri kano kanya utazi, ubona video gusa nk'uko yenda zireba ziri hanze. Reka duhere nko ku mwana w'umuhanzi ukibyinjira mwenda utaranakora video. Duhere no ku muntu ukurikira ibiganiro, ukunda abahanzi akakunda video bakora ariko atazi ukuntu bikora. Bisaba iki kugira ngo video bijye hanze? Nkawe here kuri experience yawe yize umaze gushyira hanze zose. Video rero kugira ngo ijye hanze bisaba kuba wahuza n'umuntu ufata amashusho, producer. Bisaba kuba wahuza n'abantu nanone bafite ubwenge muri script yo kuyandika, ko video igomba kuba ifite na script. So nanone bigasaba nanone kuba ugomba guconnecta n'abantu bose bazagaragara muri video. So urumva ko aba ari akazi gakarishye. Gusa ikintu nabwira yenda nk'umuntu uri kwinjira mu bintu bya music cyangwa se uri gushaka gutegura videos, ikintu namubwira nuko atagomba kubyihererana. Ni ukuvuga ngo kiriya ni igikorwa nk'uko nakubwiye ngo ni nk'ubukwe. Ntabwo umuntu yakora ubukwe ari wenyine. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kiba gikwiriye kujyamo abantu benshi bitewe n'imbaraga z'ikintu ushaka kugezaho, kandi imbaraga abo bantu bashyize muri icyo kintu nirwo rwego ndetse amashusho anagaragara neza. Yes, icyo namubwira ni ukudacika intege no kuba yamenya abo akwiriye kugana bamufashe hanini cyane mu buryo bw'amafaranga, kubera ko no gukora video nziza bizamo gutegura script nziza. Cyangwa se ushobora gukenera akantu watekereje muri mind ka imagination ugashaka kugashyira muri reality. So ugasanga nabyo biraza kuba byakenera kuba washyiramo amafaranga make. So ikintu nakubwira wowe ushaka kwinjira music no kuba wakorera amashusho indirimbo yawe nuko ukeneye abantu. Nuko akeneye abantu. Okay. Icyo ni kimwe. M1 nawe reka ngarukeho. Syntex avuze ko kimwe mu bintu bikomeye cyane muri video ni ugukenera abantu. Ukurikije experience yawe ukora video ya mbere ngira ngo video ya mbere wayikoze kera mu gihe cya Basla ihari, nibyo? Iyi ndirimbo yitwa icyo cyorezo yari yo kurwanya sida ukiri n'akana gatoya, kugeza kuyuherutse gukora Bombastic ukoranye na Syntex. Dusangiza urugendo, ikintu wumva wahuye nacyo cyose cyane afasha umuntu uri kutureba akavuga ati byibura hari icyo mbonye ku ishusho ry'uburyo video zikorwa n'ibibazo biri. Experience yo umuntu ategura mu buryo bwa video, ibyo Syntex yavuze nibyo, abantu barakenerwa cyane muri video. Udafite abantu ntabwo bagenda gukora video yawe wenyine. Ikindi kandi niyo script nziza ikakenerwa. Director, ifite director mwiza kwanza first of all, ukora video nziza, kandi byose bigahera no ku muziki wa audio. Yes, kuko ntabwo uriya video yawe ako nta kandi kantu uzanye rero yenda gashyashya. Audio igira uruhare rwa audio. Uriya director cyangwa editor ntabwo yabasha kweditinga ngo ajye muri mood yabyo neza umuziki utabashije kubanza kumushyira muri mood. Indirimbo nziza muri rusange, indirimbo nziza kwanza audio igomba kubanza ikaba nziza, ari umwimerere ku buryo n'uwo mu direct ugiye kuyikora ibanza ikamushyira muri mood nawe ajya kuyikora yumva ari byiza cyane. Ndetse n'umuhanzi uri kuyikora nawe ajya kuyikora nawe ari muri mood yayo. Nabo bantu ugiye gushaka kwanza nabo bazakwemera kuza muri video byatewe na audio, kuko video bitarakorwa. Iyo bumvishe audio itabentereza ntabwo bashobora kuza. Ibyo ngibyo byamara kubanza. Ni ukuvuga ngo muri wowe nuko video iba nziza cyane na audio bigiramo uruhare. Yes, ugomba kubanza gukora audio kwanza nziza. Audio
audio waba uyifite nziza ukajya ku mudirekita mwiza n'umudirekita nawe atari mwiza ntabwo audio nayo yaza ntabwo video yaza kwangiza murumva kuva dutangiye ikiganiro tumaze kumvamo ibintu bibiri by'ingenzi kugira ngo abantu bakora video cyangwa se abanzi bakora video kimwe mu bintu bitaho kurusha ibindi ni abantu mbere na mbere abantu bazagaragara muri iyo video. Ikindi cya kabiri ntumva hari cyane akwiye kuba icya mbere nuko audio ubwayo nayo igomba kuba nziza kuko audio igira uruhare runini cyane kugira ngo na video izabe nziza kuko video iba inspiré par audio cyangwa se iba nziza bitewe nuko igitekerezo cyahereye muri audio. Ese mwebwe mudukurikiye mwumva video z'abanyarwanda zikorwa muri uno munsi muzibona gute? Ese mwumva video nziza ikwiye kuba yujuje biki? Hari benshi bavuga ko video nziza ikwiye kuba irimo umukobwa, ikwiye kuba irimo imodoka nziza. Ese mwebwe niko mubyumva? Reka manze mpere mwebwe kuri mwebwe. Abahungu benshi bakunze gukora video mukunze gushyira kuki mushyira abakobwa bambaye ubusa cyangwa se batambaye batikwije cyangwa se n'imodoka, ibintu bibiri bikunze kugaragaramo. Ugasanga umukobwa arambaye nka bikini ariko umuhungu yambaye costume. Ni kubera ikiriya mpamvu? Ndumva ibyo ngibyo ari imyumvire ntabwo nemeranya nabyo kuko biterwa n'indirimbo. Ntabwo waririmba indirimbo tuvuge nka ndabyimenyera yanjye ngo uhite ushyiramo umukobwa wambaye ubusa cyangwa se wambaye akamini kandi bitari muri script. Ni ukuvuga ngo ibintu biterwa na script cyangwa se na audience runaka ukeneye. Ni ukuvuga ngo niba ukeneye audience ya famiye bicaye mu rugo bari kureba na televiziyo n'abana na mama na bashiki bawe na ba brothers, ntabwo urumva ko indirimbo ntabwo wakora amashusho y'abantu bambaye nk'abari muri club. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukora amashusho y'abantu bari muri club kimwe n'uko buri myambaro yose bifite ahantu iba yaragenewe. Kimwe nk'ukuntu umuntu yakora indirimbo y'ubukwe agashyiramo abambaye imyenda ariko se byibura ibyo mvuga nawe ujye ubibona cyangwa uranabyumva. Iyo deba ukunda kwiyumva iriho video nyinshi gushyiramo video nyinshi tubona abakobwa bambaye reka ne kubyita bambaye ubusa nk'uko abantu benshi babivuga, bambaye batikwije. Ariko ugasanga umuhungu barimo babyinana yambaye ibikoti na karavati rimwe na rimwe, yambaye na rinete. Ubona kenshi barabiterwa n'iki? Hari uruhare bigira? Yes, ahanini cyane kubera ko industry yacu iracyari ntoya, irimo abantu bafite ubumenyi bwabyo bakeya, kandi urabona isoko rya music ni ahantu umuntu ajya kwiyandikisha ngo ndashaka kwinjira muzika. Umuntu arabyuka agahita avuga ati I have my $1 million nkahita nza nka Dr. Jiji ikamuzi. Ntabwo wavuga ngo wikora ngo video bimeze gutya. So ni ukuvuga ngo njye numva ko ari imyumvire y'abantu. Habamo bamwe babyumva ukundi n'abandi bakabyumva ukundi. Rero bamwe bagendera mu bigare ngo niba yabonye video iri guca kuri Trace Muzika cyangwa kuri TV ariyo yose akabona bambaye kuri yawe ayo mashusho akaryohera imboneye, ugasanga nawe ashatse gukora biriya bintu atabanje no kureba ibyo yari impamvu umukobwa ariko wari urimo ntabwo yari yambaye ubusa. Oya, kuko yari yambaye ntabwo yambaye ubusa rwose. So nako ntabwo yari yikwije. Ntabwo ubusa tubushaka no kwikwiza. Ahubwo uriya mukobwa ni umunyabugeni. Ni ukuvuga ngo muri we abafitemo inganzo y'uburyo agomba kwambara bitewe. Ese niwe ubyihitiramo cyangwa ni wowe umuhitiramo? Iwe yari yazanye imyenda uburyo ari bwambare bitewe n'uko abari bashinzwe gutunganya amashusho bari bamwumvishe, kubera ko bari bamwumvishije babimubwiye. Ni ukuvuga ngo njyewe nkora indirimbo mwegereza n'abandi bantu bari bukore amashusho bakareba ukuntu bakumva indirimbo ukuntu imeze, bakareba image yayo ukuntu igomba kumera. So bo babumvisha indirimbo bumva uwo mukobwa agomba kuba angana gutyo kandi akagomba no kuba yambaye gutyo, yambaye kuri. Okay. Ubwo ngira ngo hari indirimbo ya ni Bobo wayikoze? Ni Bob Chris
Bobo umunsi umwe ni nawe uri inyuma ya kamera, umunsi umwe tuzamubaza impamvu ababwira kuri so icyo nicyo igice cya mbere twari turimo tuganira cyane cyane ku buryo abantu bahitamo gukora video, twarebye ibisabwa abantu ndetse na audio nziza, ariko twegera no ku kintu abantu benshi bakunze kuvuga, ngira ngo namwe murabyumva kenshi ko mu video abakobwa bakunze kugaragara bambaye batikwije, ariko mu gihe abasore baba bambaye bikwije batese burasi ubusumbane, abasore bikunda, ariko Muhane yatubwiye ati abakobwa baba bagomba kwambara nyine mu buryo bukurura abantu kurusha abagabo. Ngira ngo abantu benshi mujya babona video nk'umuhanzi nka Pitbull ukabona bari kuri plage yambaye costume ameze neza, ariko abakobwa bari kumwe bambaye bikini gusa, cyangwa ari muri hoteli bose bambaye bikini, we yambaye costume yanafunze. Benshi batse ntabwo ari injustice. Ese wowe ubibona gute udukurikiye? Ibitekerezo ni ibyawe. Reka twerekeze ku kindi gice cya kabiri, ikintu kijyanye n'amafaranga muri video.